Yes, nkwaye ikaze nizera ko umeze neza cyane, nizera ko kandi ugenda urushaho guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fafi TV Rwanda, tugenda tugaruka muri byinshi cyane biba bigezweho mu isi faranga, mu isi ikoranabuhanga, mu isi iri digital. Uyu munsi tugiye kuba turebera hamwe inyandiko ya white paper, ngira ngo twayifunguriye muri Google, kubera ko aribwo biri buze kutworohera. So ni inyandiko rero ya white paper igaragaza byinshi cyane, ariko uyu munsi ntago tuza guhera hasi, kubera ko hari ibindi bice twagiye dukora, ahubwo turaza gufatamo igice cyiza cyane cyitwa PAI economic model, cyangwa se uburyo ki zira tokens zitangwa, uburyo ki economy cyangwa se umutungo wa P ugomba kuzaba umeze. Ngira ngo ni igice nacyo nabonye ari ingenzi cyane, kubera ko abantu benshi tuba mu mushinga ariko ntago turasobanukirwa neza. So ngira ngo reka twihute cyane, twirukanse cyane, turebere hamwe ibikubiye muri iki gice cy'inyandiko. So PAI on other hands seek to strike a balance between creating a sense of scarcity for PAI while still ensuring that larger amount does not accumulate into a very small number of hands. So icyari icyambere cyangwa se icyari ikibanze nuko PAI yagombaga kuba scarce, cyangwa se abantu benshi bakayigeraho, donc yatagetinze isi yose. So kurusha uko yajya muri small hand, no kuvuga abantu bake. Ngira ngo PAI ikigera hanze, ikintu abantu bakoze, hari abakoze ama account menshi agamije kuyisenya, agamije kuyangisha abantu kugira ngo hanyuma ayo ma account, ngira ngo byanabayeho abantu benshi bakajya bagura ama account, hanyuma bakaza kudiringa na ba nyiri ma account bakayagura, hanyuma bamara kuyagura umuntu umwe akaba yagura ama account 5. ariyo mpamvu bagiye banashiraho no kongera gukora ama liveness kugira ngo bamenye niba koko uri nyiri account urimo kuyikoresha. So intego rero ya mbere yibanze kuri PAI nuko PAI yagombaga kujya mu biganza by'abantu benshi. So we want to make sure our users mine PAI, more PAI as they make contribution to the network. PAI goal is to build an economic model that is sophisticated enough to achieve and balance this priority while remaining intuitive enough for the people to use. So ngira ngo icyari cy'ingenzi rero nuko abantu benshi bagombaga kumininga PAI cyane, bakoze cyangwa se bakoze bo babyita contribution, no kuvuga ngo n'umusanzu wawe mu kubaka network, mu gutuma network igetinga mature, cyangwa se habaho growth. Nibwo buryo bakunda gukoresha ngo ni growth of network. So ngo iyo mininga wowe ntago ubukoze ikintu nkuko twebwe tubifata, wenda ngo namayininze hanyuma zibaze. Ngira ngo ino mibare baduha ni codes, ni code kugira ngo bitworohere kubara, ariko ubundi wowe ubufunguye system. Ariyo mpamvu bayita PAI network, kubera ko it's a network, no kuvuga ngo from to the server. No kuvuga ngo blockchain, niba mwarasobanukiye blockchain neza uburyo ziba ziteye, ngo kugira ngo ubone PAI zawe zibara, hari system, hari network wo bufunguye ukanze. Hari no mpamvu badusabaga gukora security sako, cyangwa se gukora iyi sako runo ruziga na twakiturwa umutekano, kubera ko barana none bari mu bantu batuma iyo ukanzeho system yawe nira security sako yawe bibasha gufungura noneho solving. Ngira ngo uko Bitcoin ya miningwaga kenshi na kenshi yakozwe n'abantu bafite skills kuri machine, kubera ko byasabaga ko ucana machine yawe ugasolvinga ibibazo nk'igihumbi kugira ngo zibashe kwibara. So PAI network rero uburyo yo yazanye bwari uburyo bwo gukora security sako, kugira ngo noneho kubera ko we ari telefone yawe itari ubashe kubasolvinga iyo mibare cyangwa se ubwo buryo nk'igihumbi, ahubwo ukore security sako, hanyuma nuza kumayininga uze kuba noneho uhaye uburenganzira ya security sako, unahaye uburenganzira ukoze icyo nakita gufungura locking up. Ngira ngo uraza kubufunguye system noneho yo yikore, donc ikore za solve, ize gukora ibyo nakita gusolvinga ayo ma formula, noneho dutangire kubona ama PAI arimo kubara. Niyo mpamvu akenshi na kenshi usanga umuntu ufite security sako ikora buri munsi agira P
speed ziri hejuru ndetse agira n'umuvuduko uri hejuru kubera ko bo baba babasha gusolvinga ibibazo system iba yarageneratinze. Niyo mpamvu yitwa web gatatu kubera ko yo irikoresha ni pure AI nkuko nkunda kubibwira abantu benshi ngo bo icyo bakoze baduhaye uburenganzira bwo gukora kwa kariya gatusha, hanyuma ibindi bikaza gukorwa na blockchain ubwayo kubera ko yubakiye kuri web gatatu kandi akaba ari AI. Ngira ngo abantu mukoresha AI murabizi cyane ko uyihereza uburyo bwo ikoramo hanyuma ukajya uyihereza uruhusha. Niyo mpamvu rero iyo umayininze abantu benshi bibwira ko ari free money, ariko wowe ni contribution utanze kuri network gutuma noneho ya blockchain cyangwa se ya technology bubatse itangira gusolvinga ya maformire, wowe noneho ugafunga machine yawe cyangwa se telefone yawe, ngira ngo imaninyewe kuri phone, ugafunga telefone yawe yazima cyangwa yashiramo iki, ariko system iba yamaze kuba locked up, iba yamaze gufungurwa, hanyuma igatangira gukora solve zayo maformire bayihaye, ukabona ama coin yawe yibara. So niyo mpamvu babyita contribution kubera ko bifuzaga ko abantu benshi rero baza bagatanga contribution ndetse bakamayininga p nyinshi kubera iyo contribution. So Pi goal is to build an economic model that is sophisticated enough to achieve and balance these priority while remaining intuitive enough for the people to use. So yari intego yabo rero nuko economy ya Pi cyangwa se uburyo bo bashatse kubaka bw'ubukungu nuko bwagombaga gushika ku bantu benshi bashoboka kugira ngo babashe kubukoresha. Then Pi economy model design requirement, noneho uburyo yubatse n'ibisabwa byayo. So simple, icyambere build an intuitive and transparent model, nuvuga ngo yubakiye kuri mu buryo buri transparent, nukuvuga budaheza butabogama. Then fair distribution, nuvuga ngo itanga ama coins itabereye kubera ko it is AI nkuko nababwiye, nta kindi kintu ishingiraho. Nuvuga ngo kugira ngo wowe ubumayini ngo ubone 0.01 kuri rate yawe undi abafite 10, no kubera ko ari fair distribution, nukuvuga bikorwa na AI, nta wundi muntu uza kubishiramo imbaraga, ahubwo AI ubwayo cyangwa se uburyo web gatatu yubakitse irabyikorera bitewe n'ibyo wowe wagiye ushiramo. So give a critical math of the world's population access to Pi, nuvuga ngo yo itanga ihereza abantu nyine access kuri Pi, nuvuga ngo uburyo batanga Pi n'uburyo buri fair, buri wese ashobora kuyimayininga. So icya gatatu ni scarcity, create a sense of scarcity to sustain Pi's price over time. Nuvuga ngo scarcity ni ukuba abantu benshi bayigeraho bizatuma igira igiciro kiri sustain, uva kirambye kigomba kuzamara igihe. Then meritocratic mining reward contribution to build and sustain the network, nuvuga ngo baduhereza reward kubera ko twatanze contribution mu kubaka no gutuma network iramba. No kuvuga ngo miners ari gihe wenda abantu bakabaza ngo bungukira he, miners ni twebwe dutuma network ibasha kulaninga cyangwa se gukora, ni natwe tuzatuma blockchain ibasha kugira igiciro. Niyo mpamvu yatagetinza abantu benshi kubera ko yabonaga ko network blockchain ikeneye abantu benshi. Hari ama coin menshi ajya hanze, ariko kubera ko ba nyirayo bafashe ama robot, abantu donc robot akaba arizo zikora mining, ikaba yajya hanze mu cyumweru kimwe cyangwa se bibiri maze kuba mined. So ugasanga rero rimwe na rimwe kubera ko bakoze ni small group na gatsinda k'abantu bake bagahita bononeho za coin bamayiningiwe na robot zirara zikora amasaha n'amasaha zigiye hanze, ariko kubera target yabo nyine igiciro ni $0.05 cyangwa se $1 like that. So bo rero batagitinza abantu benshi kugira ngo babone noneho network ibe sustain, no kuvuga ngo nkuko bavuga ngo Pi network igomba kuba ari umushinga w'imyaka 100. Ibyo byose bigomba gukenera community ngari. Then Pi token supply, token emission policy, no kuvuga ngo noneho ama tokens bayatanga gute, ama token tuyabona gute. So then akambere bakoresha uburyo bwa formule total max supply, no kuvuga
supply yo ku kigero cyo hejuru batangiraho ni M plus R plus D, nuvuga ngo niyo formule bakoresheje, aho M ihagarariye total mining reward, nuvuga ngo izo twamayininze, R igahagarara total referral reward, nuvuga ngo izo dukura ku bantu twatumiye, then iyi D igahagarara total developer reward, nuvuga ngo noneho iyo ni y'abantu bagize contribution developers, right? So ngira ngo ni uburyo bw'amaformule 1. Akambere M irangana na F, bagashira muri bracket P dx, where F is a logarithmical declining function, P population number, nuvuga ngo iyi M cyangwa se iyi M bayigeranyije na function, uva uburyo bukorwa, uburyo mu mining iyo functioning. Hanyuma P population number, nuvuga abanyamuryango bari muri P, kugira ngo iyo bagiye gutanga tokens, donc for technology razirekura, hanyuma abantu bakazimayininga, kugira ngo urabona abantu benshi iyo babaye benshi token ziragabanuka, iyo abantu bari kumayininga ari benshi usanga rate zagabanutse, cyangwa se baba bake ugasanga urimo kumayiningira kuri rate iri hejuru. Ibyo biba biterwa na population number. So batanze urugero first person to join, second person to join, vuga ngo iyo abantu benshi, iyo umuntu umwe yinjiye n'undi akinjira, akenshi na kenshi izo coins nazo zigenda ziba distributed, ziherezwa kuri abo bantu. Then 1R bakagaragaza ko ingana na R akanyenyeri M, aho R ingana na referral rate ariyo 50%, total or 25% for both referral and referee. Nuvuga ngo niba nagutumiye cyangwa se nanjye wantumiye akanjiza mu mushinga, referrals mbibutse kari babantu dutumira, tukabahereza code, tugashiramo username yacu, bakayinjira bakanabaha P imwe, ushobora kubona 25% cyangwa se 50% in total. Nuvuga ngo imwe ikaba yakujyaho 25 mu gihe twayigabanye, indi nanjye kanjyaho. So then D, iyi D nanone bagaragaza ko ingana na T akanyenyeri M plus R muri bracket, aho T yitwa developers reward rate ingana na 25%. So nuko nguko rero batanga izi coins zabo. Noneho M mining supplies based on fixed mining supply minted per person, uvuga ngo iyo bagiye gutanga mining supply bagendera cyane cyane ku bantu barimo kumininga, ndetse bakanagena buri muntu akwiye zingahe. Bimeze like njya nkunda kuvuga ngo bimeze nko kuba ufite pump imwe iri buze gutanga amazi ahantu, ariko none ukagenda ugashamikaho udushami twinshi cyane, y'amazi akagenda yigabanyiriza aho ngaho. Icyo gihe niko coins zigenda. So in contrast to Bitcoin, which created a fixed supply coin for the entire global population, Pi creates a fixed supply of Pi for each person that joins the network up to the first 100 million participants. Nukuvuga ngo Bitcoin yo uburyo yakereye uburyo P ama coin yayo agomba kuba ari fixed, nukuvuga ngo agenwe, yagenera global population. Bango bakereye system bagena coins runaka ko zigomba kumayiningwa na population, nuvuga ngo buri muntu yikoreremo. Noneho Pi yo rero in contracts, nuvuga ngo ahitandukane na Bitcoin, yo yagennye ko ya creatinze supply cyangwa se coin za Pi bagomba kuzagenera noneho buri muntu, kugeza ubwo network agombaga kugeza kuri miliyoni 100. Murabizi ko Kalisi yavuze ngo ngiye gukereya umushinga miliyoni 100, byibuze buri muntu azagomba kuzaba afite P 100 zigomba kuzamutunga imyaka 100. Ngira ngo nibwo buryo babibazemo. So bagaragaza rero ko aho bitaniye na Bitcoin yo yakereye coin izihereza population is mining, ariko ntago yigeze igena ko byibuza buri muntu yabona izo coin. Ariko mbibutse ko izi nubwo bavuga ko buri muntu yagenewe coin runaka, ahubwo bo kwari kugira ngo babashe kuba bagenzura umubare wazo, hanyuma bawemerere ujye hanze, hanyuma buri muntu uwinjije referral nyinshi agire coin nyinshi. Then
In other words, for each person that joined the Pi network, fixed amount of the Pi is pre-minted. This supply is then released over the lifetime of that members based on their levels of the engagement and contributions to the network security. Vuga ngo barabisobanura neza hano ati izi supplies zagombaga guherezwa buri muntu wese uzajoininga network, ariko bakazitanga bagendeye kuri engagement ye, uburyo akora. Niba contribution ye iri hejuru agomba kubona nyinshi, niba iri hasi agomba kubona nkeya. So the supply is released using an exponentially increasing function similar to bitcoins over the members of time. No kuvuga ngo iyo mikorere nyine yagombaga kugenwa ikanagabanywa nk'uko bitcoin nayo byagenze. So referral supply no kuvuga ngo hano basobanuraga iyi M cyangwa se M twabonye ko ari total mining rewards. Kuvuga ngo mining rewards zagenewe miliyoni 100, ubwo bazitanze bagendeye uko umuntu agomba kuzakora. Niba usibye it's up to you. Then tugiye kureba noneho ara itangwa gute cyangwa se total referral rewards, ngira ngo niho tugeze. So ni ara it's M, it's M, ngira ngo twatumaze kubona ara. None tugiye kureba M ariyo total mining rewards, uko umininga noneho babitanga byo bagendeye kuki. It's ara cyangwa se referral supply based on fixed referral rewards minted per person and shared b/war referral and referral. So iyi ngiyi noneho bantu dutumira izo coins zitangwa gute. In order for a currency to have a value, it must be widely distributed. To incentivize this goal, the protocol also generates fixed amount of the Pi that serves referral bonuses for both the referrer and the referee. So both parent and the offspring. Nuvuga ngo batangiye bagaragaza impamvu ko batanga kugira ngo network igira agaciro igomba kuba iri widely distributed, ishika ku bantu benshi. So mu buryo rero bw'uko abantu benshi bayaccessinga, bahise muri uko bagomba gutanga rewards runaka ku bantu batwinjiriyeho nabo twinjije. Nuvuga ngo abantu batwinjiriyeho nabo twinjije bagomba kuba babona rewards. Ariyo mpamvu iyo winjije umuntu rate yawe hari gihinduka, n'uwo muntu nawe iyo akwinjiriyeho ahabwa P imwe. So ni ibingi bagaragaza kugira ngo noneho network igetinge abantu benshi. This shares pool can be mined by both parties over their lifetime. Nuvuga ngo iyi share uyu mugabane batanze mu gutanga Pi bawutanze kugira ngo abantu noneho bamininge cyangwa se both party bungukirwe n'iyo rewards. When both parties are actively mining, both referrer and the referrers are able to draw up this pool in order to avoid exploitative models where referrer and the are able to prey on their referrers. Ngo icyari kigamijwe ko ari ukwirinda ko abantu benshi bashobora kuba habaho exploitation. Ndakwinjije nkungukiyeho ariko wowe nta kintu nkuyeho, ariyo mpamvu ushobora kwinjizwa n'umuntu ukabona wowe nawe rate yawe irimo iragufasha kubera ko mwese muri active murimo gukora. The referral bonus serves network level incentive to grow the Pi network while also incentivizing engagement among members in active security, securing the network. Nuvuga ngo icyo babigamije n'ubundi bituma network iba secure cyangwa se ikomeza itekanye kubera engagement twagize, kubera ko aba members bari active barimo barakora cyane, bikaza gutuma network. Nuvuga ngo nituvuga network nuze kumva uru ruhererekane, ahubwo wumve blockchain, kubera ko blockchain n'ubundi buryo iba yubakitsemo it's a network. Nuvuga ngo na makuru machine imwe isangira n'iyindi kugeza ku yindi, ariko nanone ibyo bintu byose bikaba bibitse mu buryo bwa code. So ngira ngo rero D nayo yitwa developer rewards supply, additionally Pi minted to support ongoing development. Kuvuga ngo abantu noneho
developers rewards ni ukuvuga ngo iyo tumayininga rewards duhabwa developers ni bano bantu bamayininga. Pi will fund its ongoing development with developer rewards that is the minted alongside each Pi coin that is minted for mining and referrals. Izo zose nanone ziba zigomba gutangwa zigendeye nanone ku referrals n'ibindi. Traditional cryptocurrencies protocols have minted a fixed amount of the supply that is immediately placed into treasure because Pi's total supply is dependent. Nuvuga ngo abo ama cryptocurrencies ya mbere yatangaga fixed amount of supply, nuvuga ngo umubare runaka uzwi ukabuzi ngo ngiyemo ndabona izingiza, ariko kuri Pi ho naga ariko bimeze nkuko babigaragaza hano. So because Pi is total supply is independent, nuvuga ngo uburyo system contributing itanga Pi ni uburyo buri independent, nuvuga ngo bwikoresho bwabwo is dependent. So on the number of members in the network, Pi progressively mint its developers reward as the network scales. The progressive minting of the Pi developers reward is meant to align the incentive of the contributions for the overall health of the network. Nuvuga izo zose bazitanga n'ubundi bagendeye kuri progressive minting, ko abantu barimo gukora, ko abantu bamayininga buri munsi. So ngira ngo nibyo rero munyemere tugarukiriza aha, tuzagenda tureba ibice by'ingenzi muri white paper kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza umushinga, tubashe kumenya neza no kumva neza ikigambiriwe cyane cyane kuri Pi network. Ndagushimiye rero, ni FAV TV Rwanda, tugenda tumenya byinshi cyane biba bigezweho mu isi ikoranabuhanga, mu isi ya technology. Reka mbwire ngo jobless.